hari igihe umuntu avuga ati ndizera Imana, ariko mu by'ukuri ntazi icyo kwizera bisobanura. Ariko se kwizera ni iki? Kwizera ni urufunguzo rw'ijuru ku isi, ni imbaraga ituma umuntu akomeza kwiringira Imana niyo byose byanze, niyo ubuzima bwose bwahindutse igicu. Kwizera, ariko ubundi mu by'ukuri kwizera ni iki? Kwizera si amagambo tuvuga gusa. Kwizera ni ubuzima bwo kubaho wizeye Imana niyo utayibona amaso ku maso. Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere hari ijambo tuvuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera ni ukumva mu mutima wawe ko Imana iri gukora nubwo utarabona ibisubizo. Ni ukuvuga uti ntabwo mbona inzira, ariko ndabizi Uwiteka afite inzira. Kabiri, kwizera ni igihamya cy'umuntu ufite Imana. Kwizera kukwereka ko ufite isano n'Imana. Umuntu wizeye Imana aratuje, afite amahoro mu mutima kuko azi ko Imana ari umurinzi we. Urugero, Aburahamu yizeye Imana imusezeranya urubyaro nubwo yari yarageze mu zabukuru, ariko Imana yarabikoze kandi yabitegereje yihanganye rwose, atuje muri we, ategeze icyo Imana yavuze, aranabyizera atiteye ku myaka yari afite. Igihe kiragera, Imana imuha umwana. Daniyeli yizeye Imana mu rwobo rw'intare. Aho Daniyeli yari ari ntabwo byari byoroshye, yumvaga ko ubuzima bwe bwarangiye, ariko yizera Imana ko ishoboye byose, kandi Imana yamukuye mu rwobo rw'intare. Mose yizeye Imana, arambura inkoni ye, inyanja iratandukana. Ntabwo yashidikanyije. Imana ikimubwira kurambura inkoni hejuru y'inyanja, Yesu yizera ko Imana ibyo ivuze irabikora. Arambura inkoni hejuru y'inyanja, inyanja icikamo kabiri. Ibyo byose bitwereka ko kwizera gutuma utinya Imana kurusha ibibazo. Gatatu, kwizera gutuma ibintu bihinduka. Kwizera ntabwo ari amagambo, ni imbaraga ihindura ibintu. Yesu yaravuze ati, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 17 ku murongo 20. Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Aha, kwizera ni ijambo rivuga kubwira ibidashoboka bikagushakira inzira. Kwizera ni ijwi rivugira mu mwijima riti, ndabizi Imana izabikora. Kane, kwizera gushingira ku kumvira Imana. Kwizera nyakuri ntabwo gupfa kuvuga nizeye, ni ukugira ibikorwa bihamya ibyo wemera. Yakobo ibice 2 ku murongo 26 hari ijambo ritubwira ngo, nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Kwizera nyakuri kukwereka mu bikorwa byawe, ukunda abandi, ukababarira, ukavuga ibyiza aho abandi bavuga ibibi, ukizera ko Imana iri kugukorera mu ibanga. Gatanu, kwizera gutuma Imana yishimira umuntu.
Abaheburayo ibice 11 ku murongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Icyo Imana ishaka si amafaranga yawe, si imbaraga zawe. Icyo Imana ishaka ni umutima wizeye. Umuntu wizeye aravuga ati, nubwo hari imvura, nubwo hari umwijima, nubwo ntabona uko bizagenda ejo hazaza, ndacyiringiye Uwiteka. 6. Kwizera n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Kwizera ni ukuvuga Imana iracyari Imana nubwo ibintu byanze. Imana iracyari ku ntebe nubwo ndwaye cyangwa ndwaje. Imana iracyari nyembabazi nubwo ntabona ibisubizo. Kwizera ni ukuvuga amagambo y'icyizere aho abandi bavuga amagambo y'ubwoba. Ni ukutereka Satani akubeshya ngo ibintu byarangiye, kuko Imana yacu ari Imana itangirira aho abantu barangiriye. Inzozi zawe, ibyo usengera, byose birashoboka, ariko bigomba kunyura mu kwizera. Kwizera ni ingabo ikurinda mu gihe cy'intambara, ni itara ritanga umucyo mu mwijima, ni urufunguzo rufungura amarembo y'imigisha y'Imana. Kwizera. Yesu aravuga ati, wowe wizere gusa kandi uzabibona. Ese wowe wisuzumye ubona kwizera kwawe kungana iki? Turabashimiye wowe udahwema kutwereka ko udukunda kandi udukurikira umunsi ku munsi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Ntibagirwe gukora comment ndetse na like. Kora share kugira ngo iki kiganiro kijye kuri benshi. Imana ibahe umugisha.